Ifunguro ry'umunsi ritunga imbere maze ukabasha kubaho kandi uriho. Ni karibu ku meza yo kubaho. Umugabo yitegereje umugore we aramureba arangije aramubwira ati sheri nkubwire ikintu. Umugore ati nta kibazo mbwira, ndagukunda cyane. I love you so much. Umugore aramubwira turakoze, ariko se kuki unkunda? Umugabo ati sheri kuki ushaka kumenya impamvu ngukunda? Byagenda gute ndamutse nkubwiye ko ngukundira kuri inzobe ejo uruhu rwawe rukangirika? Sheri byagenda gute ndamutse nkubwiye ko ngukundira guseka neza ejo iryinyo rikavamo? Byagenda gute ndamutse nkubwiye ko ngukundira kuntekera ejo ukavunika akaboko? Ese byagenda gute ndamutse nkubwiye ko ngukundira ko uteye neza ufite umubiri mwiza ejo ukagira ikibazo cy'uburwayi umubiri wawe ugashiraho? Byagenda gute ndamutse nkubwiye ko ngukundira ko ufite amaguru meza ejo ukagira ikibazo cya pararizi ugatangira kugendera mu kagare? Byagenda gute ndamutse nkubwiye ko ngukundira amafaranga ejo ugakena? Sheri byagenda gute ndamutse mfite impamvu ngukundira ejo cyangwa ejo bundi ya mpamvu ikavaho? Ngukunda kuko bikwiye, nta kintu na kimwe ngukundira. Ngukundira kuko naguhisemo nkakugenera urukundo rwanjye. Bakunzi inshuti zo kubaho table talk, icyampa ukiga gukunda udafite impamvu. Icyampa ukagira urukundo rw'ukuri muri wowe. Icyampa ukumva icyo urukundo bisobanuye. Icyo kandi nicyo nkwifurije. Iyo ubwiye umuntu ngo I love you, iyo ubwiye umuntu ngo ndagukunda, iyo ubwiye umuntu ngo nakupenda sana, ti amo tanto, je t'aime très fort, mu yandi magambo uba umubwiye uti ndahari ku bwawe, I'm ready to serve you. Ndahari kugira ngo utekane, ndahari kugira ngo wishime. Icyampa nkabigenza gutya nawe ukabigenza gutya, urukundo rwacu rwaba ruzima. Icyampa sinicare ngo ntegereze ko ari wowe ugira icyo ukora, ahubwo nkumva ko ari inshingano zanjye, twabaho kandi neza. Kugira ngo wumve ibi bintu, kugira ngo usobanukirwe n'ibi bintu, reka nguhe urugero. Umukunzi w'indabo n'umuntu wishimira indabo ni abantu babiri batandukanye. Umuntu wishimira indabo yishimira kubona yicaye ahantu hateguye indabo, anezezwa nuko mu birori bye bamuhereza impano z'indabo, anezezwa no kubona impande ze hateretse amavaze y'indabo meza. Ariko umukunzi w'indabo azitaho, arazihinga, arazuhira, arazivomera, akoresha uko ashoboye kose ntizibura amazi, nta dukoko tuzitera, aba hari iteka ku bwazo kugira ngo azirinde. Umukunzi w'indabo umutima we niho uhora. Nubasha kumva ibi bintu, ubuzima bw'urukundo buzakorohera. Kunda, wikwishimira umuntu, kuko numukunda uzaba umwishimiye, nicyo bisobanuye. Ariko kumwishimira gusa ntabwo bisobanuye ko umukunda. Dukunde by'ukuri, dukunde. Yewe muntu uteranira kuri ano meza, yewe muntu tubana ubuzima bwa buri munsi, niba udakunda umuntu rekera kumubwira ko umukunda. Niba udakunda umuntu reka gukina n'umutima we. Niba udakunda umuntu reka gukina n'amarangamutima ye. Niba udakunda umuntu reka kurya amafaranga ye. Niba udakunda umuntu reka kwemera ko akurihirira ariya mashuri. Niba udakunda umuntu reka kuryamana nayo kugira ngo winezeze. Niba udakunda umuntu uba imfura, uba intwari, be honest, ba honete. Umubwira uti erega nta byaha atari, ndi kumwe nawe kugira ngo twiryohereze ubuzima, ndi kumwe nawe ariko nta birenze. Bitabaye ibyo ngibyo uzakomeretsa umutima we, kandi nuramuka ukomerekeje umutima we, be sure, believe me, crois moi, undi muntu ntazakomeretsa umutima wawe. Uko niko ubuzima bumeze. Tubeho turiho kandi tubere n'abandi haba umumaro.